iyi mikino iheruka yose manza ku gatebe nakagize ikizere cyuko byibuza mu rugo nzasezera abafana ariko apana kubasezera byo kuva muri equipe ujya kubasezera agiye mu gikombe cya Afrika n'ikipe y'igihugu ya Misiri ariko ngameze nk'umukinnyi wavangwe muri bisi akajugunywa hanze jugunywe munsi hasi yo ngiyo byarakaze ayi kipe ya Liverpool nyuma kandi ngo yatangiye rwose ngo umubano ari mwiza urabyibuka ko ngari mwiza cyane sezishize ngari kubasa nkaho ntacyo bahuriyeho yongeye amasezerano hari link zimujyana muri Saudi League Pro bivuga ko equipe zimushaka nyinshi cyane ariko mwaka ushize aza gufata decision yongera amasezerano nyuma y'igenda ryo Jürgen Klopp abakinnyi benshi bashatse gusohoka muri Liverpool kubera ko batabonaga mu by'ukuri cyerekezo nyacyo kizima ariko binyuze mu bagabo ba Mike Edward baza kwegera abakinnyi Liverpool barabegera bereka projet nshyashya under Arne umutoza mushya wa Rouge kipigiye gukora investment kugira ngo ikomeze nyine hatanire ku rwanda mpuzamahanga rebe ko yakomeza gushaka igikombe cya Premier League ndetse no gukomeza kudomina umugabane w'Uburayi. Liverpool iza kongera amasezerano MOSALAH ndetse rwose no kubyo yagenerwaga hagira ikintu cyongerwaho banamwereka ko he is the center of the project niwe muntu uzubakirwaho projet bigenda neza ariko nyuma y'umwaka mwiza bagizeho gutwara igikombe cya shampiyona kuko imyaka igiye ibaye 8 MOSALAH ari muri Liverpool abahemo Premier League ebyiri abahemo igikombe cya Champions League n'ibindi bitandukanye yagiye agerageza gukora umubano rero we n'umutoza ni uri kuba ikibazo suko MOSALAH afitanye ikibazo n'ubuyobozi bwa Liverpool iriya famille Henry ndetse na direction technique ya Liverpool aya ahubwo ikibazo we aravuga yuko kiri ku mutoza mu magambo yatangaje yavuze ko abona atagihabwa agaciro ahabwa kandi nyamara ajya kongera amasezerano ariko yabwirwaga imikino ibaye 3 uno mugabo ashyirwa ku gatebe ndetse akanavuga yuko ngo abona hari umuntu muri equipe utifuza ko agomba kuba kiri muri Liverpool ndetse ko ibi biri kuba byose ari we bari kubigereka ku mutwe iyo ni bombshell yamenye umuti cyane yagiye ku mbere na mbere kwa ngo wumva uburyo yari afite inyota yo kuvugira mu itangazamakuru Salah yasohotse ahura n'abanyamakuru mu babare nkoresha iryo jambo bakorera ibitangazamakuru bidakomeye nanjye kuvuga ngo batazwi rwose bamenaga bana recordingisha ya phone ibitangazamakuru byo muri Norvege n'ahandi rwose bibisanzwe ntabwo ari Sky Sports bavuganye ntabwo ari The Athletic bavuganye ntabwo ari BBC bavuganye ntabwo ari itangazamakuru bivuze ntabwo bamuhindura ntabwo ari yaje ikinye nshaka kuvuga nuko yari afite inyota yo kuvuga ati hagize umbaza yo kumena ibimurimo kwako Sarabana n'umukinyi ijya avugiye mu itangazamakuru aba honest avuga iki murimo cyose sikenshi avuga ariko yavuze nko kuvuga ati nagize imana nkaba nugira icyo abantu baranabyibuka umwaka w'imikino ushize ubwo wari ugitangira ameze neza atarongererwa amasezerano buri post match interview cyangwa se ikiganiro cy'itangazamakuru cyanyuma y'umukino kwako yabaga man of the match buri munsi yavuga ku masezerano yiwe equipe ntiranyegera ntabwo baragira iki niki ntabwo barambaza kongera kwa kubura equipe niyo gishidikanya mu kinyaka 33 turamwongera amasezerano y'ibiki n'ibiki gusa ajya mu itangazamakuru avuga amagambo menshi avuga byo rusobanuye kutagira kudabwa agaciro n'ikipe ngira ngo mukanya barabidushyiraho kuri screen turebe izi koti ziyo zibyavuze ko yavuze ibintu byinshi minota mu kigano gito kitageze no minota 5 rwose yaganirije n'abangaba navuga ko yavuze ikintu cyose gishoboka yakavuze cyerekeranye n'ibiri bimwe biragenda mu ikipe ya Liverpool kuko yari umukino wa gatatu abanza kuri bench ukaba wa kabiri muri 3 adakinya umunota n'umwe ari wese aya n'amagambo Sky Sports yagerageje in football you never know mu mupira w'amaguru ntabwo wamenya I don't accept this situation ati ibi bihe ntabwo nge mbyemera I've done so much for this club equipe nayo koreye byinshi it is not acceptable for me rero nge ibisimbyemera I don't know why this is happening to me gusa sinzi impamvu biri kumbaho I don't get it ntabwo mbyumva simbyakira simbyumva I think if this was somewhere else
every club will protect its player. ntekereza ko iyo biba ahandi buri kipe yakarinze umukinnyi wayo ashaka kuvuga umukinnyi munini wayo ikamuproteje The main man. How I see it is now like you throw more under the bus because he's the problem in the team now. uko mbibona nuko ekipe yatesheje agaciro mo kubera ko ariwe kibazo mu ekipe ubundi itereme kuvugisha yo kuvuga ngo guthrowing under the bus ni nka idiom cyangwa se ijambo risobanura gutesha agaciro umuntu Kujugunya umuntu gutesha agaciro ati ikagaragaza yuko ari nge kibazo mu ekipe but I don't think I'm the problem. ariko sinekereza kandi nge kibazo. I have done so much for this club. asubiramo ngo nakoze byinshi kuri ikipe nakoreye byinshi n'ekipe. The respect I want to get, icyubahiro nshaka, I don't have to go every day fighting for my position because I earned it. ahangaha niho rero yavugiye ijambo riremere ushobora kumva ko ari no kuri kuremereye yenda atarakwiye kuvuga. aravuga ati icyubahiro nkwiye ati sinkeneye kubyuka buri mu gitondo cyangwa buri munsi ndwanira umwanya wo gukina kubera ko narawukoreye already narawukoreye. ati rero ntabwo ekomeza I'm not bigger than anyone, ntabwo ndi munini hejuru y'uwo ari we wese, but I earned my position. ariko umwanya wanjye narawukoreye. It's football. ni umupira w'amaguru, It is what it is. bigomba kuba uko biri, ariko narabikoreye. ahangaha yavuze ibintu byinshi, ni amakoti menshi, ageze n'aho atanga urugero kuri Harry Kane. aravuga ati Harry Kane yigeze kumara imikino 10 avuga agikina muri Premier League, ati imikino 10 adatsinze igitego, atari kigiye mwaravugaga habi ngo igihe kizagera atsinde, atariko kurimo muramakritika. yatanze ingero kuri buri kintu cyose, agera n'aho aravuga ngo nuvuga ngo barashaka kungira scapegoat cyangwa se kungira nuvuga ngo ishusho y'ibibazo Liverpool imazemo iminsi, umusaruro mubi imazemo iminsi ashaka kungerekaho. avuga ati umwe muba ati hari umuntu bigaragara yuko ashaka ko nsoka muri ikipe, ugashaka kuvuga umutoza. avuga yuko umwana wewe n'umutoza wahoze ari mwiza atariko bigeza kugera igihe urarangira. reka tubifate muri ubu buryo. ikipe nka Real Madrid igira umuntu nka Cristiano Ronaldo ifite abastari benshi, Marcelo, Ramos, Gareth Bale, Karim Benzema, ariko arafe Cristiano niwe chef d'orchestre. Barcelona ikagira Messi bikagenda gutyo. Ekipe zitandukanye zigira aba main man, aba center of the project. MOSALAH nko kwino paragraph ya 4 niho asobanura uburyo ni umukinnyi umaze imyaka 8 muri Liverpool, atwayemo Premier League 2, atwayemo Champions League, ari mu bakinnyi bayitsinda ibitego byinshi nko ku mwanya wa 4 hafi ngo muri all time top scorer wa ekipe. wakavuga yuko ibyo yakoze muri ekipe si wa muntu ugishidikanwa yuko ari wa mukino ugomba kujya mu kibuga ameze neza cyangwa atanameze neza, ko turabizi ko muri kontra zano bakinnyi b'abastari we kontra y'ibivuga ngo ngomba gukina, naba ameze neza naba ntameze neza ngomba kwande mu kibuga. aha ni avuga ngo I earned my position already, ibyo nakoreye club ibyo nayikoreye oyo muntu ntago njye umwanya ni nkaho nawutsindiye ngomba kwande mu kibuga. ibyo bibaho mu by'umukinnyi yakoze se ko nta mukinnyi yasinya kontra ivuga ngo nzankina cyangwa buri munsi nzankina ntabwo. oya ariko none se ahubwo ibyo akoze ibyo uvuga byo ni iby'umukinnyi yakoze bishobora kumuhereza uburenganzira bwo guhara kina cyangwa se kugira ngo ahabwe agaciro, yaba ari muri mefame kako baravuga ngo class is permanent, ariko nta mukinnyi yasinya ngo nawe ameze neza cyangwa ameze nabi nzajya nkina. Okay, ubwo ngo tukomeze muri ubwo buryo. So MOSALAH wakavuga ngo nkurikije ibyo maze gukorera ekipe, nubwo naba ntari mu bihe byiza kuko MOSALAH no mwaka ari muri meforme bigaragara, ariko ekipe yakabaye improteja ikandwanirira even if nemo no gutsinda, kuko igihe kizajya ngaruke mu bihe byanjye. We yifitemo iyo full trust, yifitemo iyo confidence yuko nubwo ari mu bihe biba ariko byongera bikagaruka kuko umukinnyi meforme zibaho. So akavuga ati ni gute nshobora kumara imikino 3 ndi kuri bench ndi gufightinga for my place muri squad hari kuki ntagomba kuba ndi umukinnyi wa mukinnyi ugomba kuguma mu kibuga even if bitameze neza, ariko ekipe byiburi kanyereka ko iri kumwe nanjye iri nyuma yanjye n'abafana kugira ngo batambona nkaho ari ngewe wabaye ikibazo cyo umusaruro utameze neza, ari ngewe wihisha inyuma cyangwa se ari ngewe byose bikwiye kwibazwa. Rero ibi ngibi bikabinagaragaza ko urabizi ko Liverpool cyagiye ku bwa Sadio Mane na Liverpool na MOSALAH
ekipe yafashe icyemezo iravuga ngo bigendanye n'uko mwese mumaze kuba abakinnyi banini turasigana hereme imwe bafashe decision yo kugumana MOSALAH ari naho ngiye mvuga ngo ikibazo si uko MOSALAH gifitanye n'ubuyobozi bwa Liverpool no ikibazo kiri hagati n'imibanire yewe n'umutoza Arne Slot. Nabonye Sky Sports inavuga yuko already ngo umubano we na Arne Slot wamaze kwangirika nta mubano muzima bagifitanye. Icyo kwibaza rero ni kimwana niba ekipe ishobora gusacrifiya bigendanye na structure yuko ibayeho igahitamo kugumana umwe MOSALAH hagati ye na Sadio Mane umwe ikamureka umwaka ukurikiyeho cyangwa izindi sezo zikurikiyeho akaza akagira ibyo abamuri ekipe hagati ya Slot na MOSALAH biraza kugenda gute ninde ugomba gusohoka kuko biragaragara ko byabaye ibihanga bibiri mu nkoni reka tuvuge gutyo muri cya kinyarwanda kiwacu njye reka ngaruka ku bintu yavuze umuntu ashaka kubanza akibaza ngo byari ngombwa kuvuga amagambo nk'aya ngaya mu ibibazo irimo John Jamie Karaga niwe wavugaga ngo ntabwo arumva Salah avugira mu itangazamakuru ko Van Dijk abikora yihanganisha abafana kubera amaforme ikipe irimo avuga mu itangazamakuru wenda nyuma yuko batsinzwe nyine ngo abakinnyi bakuru bafati ya mbere bavugiye mu itangazamakuru bihanganisha abafana nyine nk'abakinnyi bakuru bareke kuza bagaragara mu gihe ikipe iri kwitwara neza anarengana navuga ngo Salah namwumvishe gusa ari gusaba amasezerano ngo sigeze namwumva ikipe yatsinzwe interview nk'izi ngibyo Salah mu bindi bihuramubura ntabwo ushobora kumva avuga nigeze kugira nibazo na Klopp ari match numva yari ya West Ham mu bihe bya nyuma bya Klopp arangije ari muri mix zone nkanga yatangiye interview nyine handa abakinnyi basohoka bava muri dressing room bajya muri parking gufata imodoka ngo bagende abanyamakuru bamutunga mikoro ngo avuge aravuga ati ndamutse mvuze umuriro wakaka kubera ko icyo gihe yarashwanye na Klopp kuri bench nabwo yaramanje kuri bench agiye kwinjira mu kibuga basa nk'abaterana amagambo ari mu minsi ya nyuma rwose ya Klopp basa nk'abaterana amagambo kijyanga kuvuga nyuma y'umukino aravuga ati ndamutse mvuga umuriro watutumba koko numukegeze mu itangazamakuru avuga ibintu biremereye nimba no ari n'ibintu byabereye mu rwisho byose arabivuga nyine arerura kandi akabivuga yisekera atanarakaye adafite umujinya niko yimereye ariko mbe na mbere ntekereza ko ikintu cya mbere abantu bagomba kwanza kwemera bagomba baza kumenya ko abakinnyi b'umupira w'amaguru bafite freedom yo kuvuga ikintu kibarimo ntabwo umupira w'amaguru ari prison cyangwa se ari ahantu umukinnyi adafite nkaza yo kuvuga ngo nimba ibintu bitagenda neza nyine bikaba nka PR akajya mutangaza bakavuga yego twatsinze turashimira abafana nyine za mvugo za diplomasi ijambo ryiza akagenda nimba batsinzwe wenda akavuga ati turihanganisha tuzarwana umukino ukurikiraho dutsinde nimba ari mu bihe byiza avuga ati turashimira abafana nta kibazo nyine avuga ibintu byose nimba ari byo kujya nyirarureshwa byo kurenzaho nta kuvuga ukuri cyangwa se akigira ntiteranya bitanurukaho umukino afite uburenganzira bwo kuvuga ikintu uko abyumva kwirekura guhembuka akavuga ikintu cyose kimuri ku mutima yaba ari mukuri cyangwa ari mu bibazo nshatse kuvuga ngo nimba Salah uri mukuri cyangwa ari Slot uri mukuri ibyo ngibyo ukabanza ukabyirengagiza akaba afite freedom yo kuyavuga nicyo rero Salah yakoze yagiye aravuga ibintu bimurimo ngerekeza ko ibyo nta kibazo kibirimo iyo ndebye nanjye mbona yarasuzuguye n'umutoza mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera ko uramutse ugiye kwicaza umuntu wese wagize imyitwarire muri Liverpool ndavuga mu gukina Salah yegarimo ndemeranya ko ari muri meforme ariko ntabwo ari kwabaye wa mbere Makarista we yageze no droppingwamo imikino nk'ingahe nawe ari muri abo ngabo Van Dijk yakaba yicazwa Konate yakaba yicazwa match ku yindi we abikora match ku yindi abakinnyi bose mvuze bajya bagira igihe kibongeho na Mohamed Salah bakagira performance iri hasi idekwiranye n'umwaka w'imikino bagize ariko umutoza yafashe Salah niyo mpamvu yabyise ngo ninge bagize ishusho y'ibihe bibi Liverpool irimo basa nk'ababinkiramo nk'ari nge kibazo ayo mushyiraho amushyira kuri bench match 3 nge barakumwicaza se n'ikibazo ahubwo match nk'inge ya Leeds United bagezana bashaka igitego bigaragara yuko bashaka gukontrola umukino azana abakinnyi bose bayiza akabajya mu kibuga abakinnyi bose bashoka bari offensive bajya mu kibuga uretse Salah nyiraguma kuri bench ibi ngibi bitagaragaza ko ikibazo kiri personal hagati y'imande zose sorry gato nsoza ntekereza ko nge ikosa bwa mbere Salah afite ahubwo ku giti cye ni ikosa yakoze ahitamo kongera amasezerano mu equipe ya club sorry gato nsoza ihangane gato nsoza soane ipo yanjye impamvu vuga ngo ni ikosa ntabwo ari ikosa yakoreye equipe cyangwa undi muntu wese ni ku giti cye kubera yuko iyo ufite imyaka 33 ukagira season nk'iri imeze kuri idasanzwe
ugatsinda ibitego birenga 30 na bingahe ugatanga asizenga 20 na zingahe ukagira n'uruhare rugaragara mu gutwara shampiyona uva imyaka 33 ekipe kuva mu ntangiriro z'umwaka w'imikino yamwetse yuko idafite gahunda yo kumwongera amasezerano imwongera amasezerano nabyita nko kugira ngo imushimire ku bintu yakoreye bidasanzwe yani nka respect yamuhereje ku munota wa nyuma mu kwa kane babona yuko igikombe cya shampiyona kizeye hariya ubundi ntekereza ko kutakuramo akarenge akagenda muri Sodebe cyangwa ahandi hantu bari kumwifuza ko yahaye henshi ku myaka 33 byari bigoye yuko yakongera akagira umwaka w'imikino nkuriya mwiza niyo nahise agira n'ibyago noneho nta nubwo agize n'ubayabaye atangiye nabi shampiyona kimwe n'ikipe yose bimugoye ntekereza ko wenda ntabwo yari abizi ariko yagize amahitamo mabi yenda nuko nta muntu umenya fiche ariko yagize amahitamo mabi yo kongera amasezerano ayo nako ikipe iri muri transformation cyangwa se iri mu mpinduramatwara zo kujya muri era nshyashya kandi nawe akaba atashobora gusubiramo ibintu nkabira ku myaka 33 ugasinda ibitego nkabiriya ugize umwaka mwiza nkuranekeza ko ubundi tuso ngenda bibona mu buryo butandukanye n'ubwawe kubera ko MOSALAH sezo 8 muri Liverpool suko muri Saudi Pro League atabonaga ufa kandi zinaremereye nibikipe ishobora gutanga miliyoni 136 z'amadolari ayo n'amafaranga menshi haraho ni muri ku myaka 33 MOSALAH ko yafata icyemezo cyo kuvuga ngo abagumye muri Premier League bisobanuye ko hari ikintu akizemo yatanga muri ekipe kandi ikindi nibaza ko projet ya Liverpool yari umuntu yakabaye yubakiyeho ndetse binagendana n'icyamaze gwa ekipe attention Liverpool imyaka 8 yahanganye muri zira sezo bahangana na Pep Guardiola abatwamo champion hafi 5-6 ariko MOSALAH he was there yari wamukinnye ekipe niba ushobora kuvuga ngo tugufite we na Sadio Mane muri abakinnyi bose beza ariko dufashe icyemezo tugumanye MOSALAH nuko Liverpool hari icyo amubonagamo ahubwo njyewe ndabona ikibazo kiri guturuka mu bihe bibi Liverpool irimo n'ibyemezo umutoza Arne arimo gufata aho byatangiye no kurenga ubushobozi bikajya muri dressing room